Banyarwanda abanyarwandakazi turabasuhuje. Aha twicaye tukaba tugiye gukora ikiganiro cyitwa ngo umubyumva mute. Umubyumva mute rero hakaba hari ibintu bisigaye bikorwa byo gucuruza igitsina gore. Ariko mu by'ukuri igitsina gore nibyo koko ibihugu byashyizemo ingufu icyo cyaha birakirwanya, ndetse urebye ni ku isi yose birwanya icyo cyaha cy'icuruzwa ry'abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange. Ariko se ibyo bintu koko byararangiye? Icuruzwa ry'igitsina gore uyu munsi ryarahagaze cyangwa se ririho rikaba ryarahinduye isura? Muri urwo rwego rero nkaba nazanye abatumirwa kugira ngo bamfashe ikiganiro. Njyewe mureba nitwa Mulisa Kayiranga, nkaba nkunze kugaragara muri filime yitwa Ngarama series ica kuri YouTube. Nkaba ndi kumwe n'aba bantu muvuga iburyo bwanjye hari umugabo uzwi cyane nakwita icyamamare ariko yakwivuga. Barakoze, nanjye nitwa Musabyimana Charles, mukunze kumva ku izina rya Diaroma filime menshi cyane, amarira y'urukundo na Sarufu na muri iyi minsi ntice ibintu. Ubwo rero nanjye nkaba nitabiriye kino kiganiro. Murakoze cyane. Uyu munsi bwanjye akaba hari umwana w'umukobwa nawe yakwibwira abadukurikira. Murakoze. Nitwa Nyirabimana Priscille, uzwi ku izina rya Kate, ukina muri filime yitwa Long Way series ica kuri YouTube kuri Kate TV channel. Murakoze cyane. Dukomeje rero Diaro, koko uyu munsi wa none icuruzwa ry'igitsina gore ubona ryararangiye cyangwa se riracyari ubibona? Ubyukuri urakoze kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo abantu bose, sinavuga ngo n'abanyarwanda bose bakiziho n'isi yose. Kandi buriya ikintu iyo kijya kuvugwa n'isi yose cyangwa se n'u Rwanda n'ibindi bihugu bikabitangaza, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba kimaze igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo abashinzwe gukora iyo bizinesi yo gucuruza abagore cyangwa se abana b'abakobwa byagiye kumenyekana bamaze kuba benshi cyane mu isi. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo kino kintu kirarangira, ko ni ikintu gihangayikishije isi n'abanyarwanda cyangwa se n'ibi bihugu duturanye muri rusange, kuko ni igikorwa kiriho gikorwa, nubwo gikorwa rwihishwa kitakorwa ku mugaragaro. Ariko ni kenshi ujya kumva ngo hari abana b'abakobwa bambutse bagiye za Uganda, bagiye za Tanzania, bagiye hanze washira iminsi ukumva ngo bagarutse abandi bagumyeyo, ukibaza akazi bagiye gukora ni kazi bwoko ki? Kandi wazaramukugeza nko muri ibyo bihugu wakwibaza ukuntu yavuye nko mu Rwanda n'umukobwa urangije nka kaminuza cyangwa se yarangije andi mashuri cyangwa afite ubwiza bwe, uburanga bwe, wazagenda ugasanga bwa bwiza bwe yabukubye karindwi, nawe ibyo bintu ukabona biguteye ubwoba. Kumbaza aricyo kibazo nawe wakagombye kwisubiza, ikintu cyitwa gucuruza abana, gucuruza abagore, abana b'abakobwa ntabwo kirarangira, ahubwo isi ikwiye guhaguruka neza ikakirwanya nk'uko turwanya ibindi biyobyabwenge byose. Ntabwo kirarangira rero, niko bimeze. Ariko njye ntabwo ari gutyo mbyumva buriya. Nibyo koko icuruzwa ry'abana b'abakobwa ribaho, ariko buriya iyo urebye usanga human traffic ikunda gukorwa nibura nta mwana bajya bacuruza atari yagira nibura imyaka 16, nibura 14, 16 kuzamura abana b'abadolescents. Rero ntekereza ko kiriya ni ikintu gisigaye kigwa mpereye nko muri leta yacu y'u Rwanda. Mu mashuri barabyiga, bakigishwa, bagahugurwa, kigishwa uburyo cy'umwana agomba kwirinda abantu bose bashobora kumushuka. Ngira ngo n'icyo kintu cya human traffic babakigaho abana biga muri primaire mu wa 4. Rero ngiye numva yuko uko mbibona mbona kigisa nkaho cyagabanyije intera kuko hashyizwe ingufu mu kukirwanya.
ikindi cya kabiri numva urubyiruko narwo natwe ubwacu tukwiye guhaguruka ikintu nyine tukacyitaho cyahita gicika burundu kuko n'ubundi dufite abadufasha kubirwanya turigishwa turabyumva turi bakuru dufite ababyeyi tugomba kugisha inama kiba numva atari ibintu binahambaye cyane ku buryo bitarangira. Wowe no kubyumva wowe wumva byarangira kandi koko ni umuco mubi ukwiriye kurangira, ariko babandi babifitemo inyungu, babandi bumvise ko ari umushinga wunguka utanga amafaranga, kandi hari n'ababikora babanje kujya inama n'abo bantu. Twese ku isi dushaka amafaranga, dukeneye n'amafaranga, dutunzwe n'Imana n'amafaranga. Kuba yagenda akamubwira ati rero twumvikane, abona ari umukobwa umaze kumenya ubwenge ukuze mu myaka 22-23, abwira ati wowe ngiye kujyana ahantu hanze rwose sinkubeshya pe, n'ubundi ibyawe wabitangira ubuntu kandi ntugire n'umushahara wunguka, nzi ahantu nakujyana ugakora muri hoteli runaka, gutyo urabona uri umukobwa ufite uburanga buri kwezi ku buryo wazajya uhembwa $500, ariko ibyo bagutegetse ukabibakorera neza kandi ntacyo uzabaho neza. Imbaro kwikingira uzikingira, nta ndwara zizagufata mu byerekeranye n'iyo mirimo baba bagushinze. Benshi barabyanga, abandi benshi bakabyemera, nubwo tutaragira aho tudoma urutoki, ariko ibyo bintu bimaze imyaka itari munsi y'5 mu Rwanda. Twumva ko hari abafatanwa abana babambukanye, twumva ko hari abana bafatirwa hanze bakagarurwa mu Rwanda b'abakobwa. Aho rero bavuga ngo byararangiye kuko abakora iyo mishinga nta nubwo turumva ko bafashwe ngo bafungwe, tumenye ko bashizeho rwose. Kandi uvuga ngo imba banafatwa hafatwa bacyaha hakavuka abandi. Gihe rero aho mpagaze twavuga ko ubu igihugu cyacu nubwo kiri maso kidashobora gushyigikira ibyo bintu urabizi, ariko navuga ngo babe maso bahangaze kuko icyo gikorwa n'uyu munsi kiriho, nubwo habayeho guhura n'iki cyorezo cya COVID bigatuma abantu badatembera cyane, ariko benshi ndakubwiye ngo ubu bameze gutya kugira ngo ejo imipaka nifungurwa COVID irangiye batangire batembere bashaka amapasiporo bajya ku butumire bw'ibyo bintu. Ahubwo dukwiriye kurikirana bariya abakobwa bacu basohoka bakajya hanze, ibi baba bagiye gukora iki? Ese imba tuba batse kujya hanze, ntabwo u Rwanda rwabima kujya hanze, ariko bakwiriye gukurikirana imirimo bakora hanze bakareba ko ari imirimo ibahesha agaciro cyangwa ihesha n'igihugu agaciro, ariko ntabwo iki kintu cyarangiye. Ariko njye aho ngaho ndumva aho twaba turi kurenganya leta. None se uvuga ngo leta y'u Rwanda hajya se yemera gushyingiranya umukobwa ufite imyaka 21 ntemerewe gushaka? Bivuze ngo rero umuntu w'imyaka 21 afite uburenganzira bwafata umwanzuro ku buzima bwe. Njye rero numva ahubwo njye ntabwo ndajya kurenganya uwamujyanye, ahubwo ndarenganya nyiri kugenda. Ntabwo n'umuntu afite imyaka 21 akaba yafata umwanzuro agashinga urugo agakuza umuryango, bivuze ngo afite n'uburenganzira ku buzima bwe bwose. Yafashe umwanzuro rero akagenda akurikiye umuntu atazi, aba ariyo mahitamo yiwe. Rero mba numva aho ngaho cyangwa kuvuga ngo abantu babacuruza kuko nta umuntu baza ngo baterure bamuterura mujyanye nyine batumvikanye, barumvikana. Ahubwo nuko kudiringa no muri afite imyaka 21 akaba yashinga urugo akarera abana akagira umuryango, ni gute nyine ajya kumvira abo bantu? Abantu bararengana kuko ntabwo navuga ngo bamushutse, ahubwo nibo bafashe umwanzuro. Tandukanya nubwo mpaye nk'uguciye mu ijambo, tandukanya imyaka, utandukanye gushaka, utandukanye no kwicuruza cyangwa kwiyandika. Uvuga ngo dufite abakobwa benshi muri iki gihugu barengeje iyo myaka. Ubuse leta izemere ko nizajya basanga ku muhanda mu gicuku bateze, izajya baza ngo bafite imyaka ingahe? Ubundi leta ni umubyeyi w'abantu bose b'Abanyarwanda, igiye kutureka ngo tugejeje muri iyo myaka twisanzure mu byo dushaka byose, igihugu cyacu cyahinduka ubuyobe. Uvuga ngo leta niyo igomba kureberera abantu bayo, ikicara hasi igakora inama ikareba ese kiriya kintu ni cyiza cyangwa ni kibi. Ariko kuvuga ngo umuntu yagize imyaka 21 ngo afite uburenganzira bwo kujya hanze, kuba yashaka no kwicuruza akicuruza,
cyangwa se no mu Rwanda yashaka gucuruza abandi bafitanye iyo myaka yenda akabapanga ahantu akajya ashaka abasore bati akabwira ati nkaha ni iwanjye bafite abakobwa beza imyaka 21 ntabwo ndimo akabwira ati siba ya myaka leta ishobora guhanira umuntu 21 2 3 4 5 mujye muza mfite abakobwa beza uzagitanga ibihumbi 20 muryamane wigendere nta kibazo kuvuga ngo imyaka 21 twayenda abagize igihe cyo kwisanzura byo yishakiye ntabwo nka leta nk'igihugu cyamubyaye cyamwemerera hariho izo nzira eshatu nakubwiye zo ko umukobwa yagira imyaka 21 agashaka umugabo aho nta tegeko rimuhana rwose pe ariko ntabwo nanjye bwanjye nakwemera kandi uri n'umubyeyi ko imbagize imyaka 21 wareka gukontrola wa mwana wareka kumugenzura mu migendere ye ngo nuko ngo yakuze ngo arengeje ya myaka 21 icyo nashaka gusobanura no kuvuga ngo ntabwo twe abanyarwandakazi bemerewe kwitwara uko bishaki cyangwa se n'abandi bo hanze ngo nuko bagize ya myaka ngo nta kibazo ngo ugiye ngo nagize imyaka naringeze aho naringiye gusoreza nkubwira hari umuntu afite urugo nk'uru akashyiramo abakobwa 10 barengeje imyaka 21 agashaka abasore babasambanye bakajya baza kusambanya abana barengeje ya myaka 21 uwo muntu ntabwo yakurikirwa urakoze cyane ahubwo njya ko kantu usorejeho ubundi aho wako njye niko nita human traffic n'icuruzwa ry'abantu undi gucuruza niki ni ugufata product ukayihereza umuntu nawe akayiguhereza bangu cyinje nicyo nita human traffic uramutse ufashe babakobwa ukabashyira ahantu hamwe ukajya uzana abasore abo bantu uri kubacuruza kwa kuri kubatanga babandi baje baguha amafaranga umeze nk'umuntu washinze company icyo nicyo nitangiye human traffic ni nabwo buryo navuga yuko ngiye niyo mpavuga ngo bigenda bigabanuka bitewe nuko twe mu Rwanda tugira indangagaciro z'umuco wacu nta mvuga ngo umukobwa w'imyaka 21 kuko ushaka gufata umwanzuro niba bamufashe bakamutanga umuntu akamufata akamugurisha umujyanye akajya kumukoresha icyo ashaka iyo ngiyo niyo nita human traffic ariko nimba we yagize gutya akijyana akajya ahantu akajya gukora akazi runaka akajya muri hotel akajya kubyina akabyina yambaye ubusa ntabwo ari human traffic niwe wijyanye n'umwanzuro yafashe azindangagaciro wenda ahubwo icyakorwa n'ukurushaho kwigisha urubyiruko kugira ngo dusigasire izo ndangagaciro ibyo ntabwo mbyita human traffic. Human traffic mbyita ubwo buryo umuntu ashobora gufata umuntu kugira gute ukamutanga bakaguhereza amafaranga umuntu akagenda akamukoresha nyine nk'igikoresho nka property yabo biguriye iki nicyo nita human traffic. Ntabwo navuga ngo uri umuntu w'imyaka 21 ubu kwiye gufata umwanzuro umuntu ntakuza arakubwiye akora guhamagaye kuri telefone ntimuziranye agiye kukurangira buruse yo hanze naho ubwawe warize wararangije uzamanota wagize uzi neza ko atakwemerera kujya kwiga kugize gutyo urahagurutse uragiye aho ngaho nyine n'uburangare bwa wa muntu niwe ku giti cye wijugunye n'ubuzima bwe yafashe arabujugunye bene uwo muntu ntiwanabona uko umutangira kuko ntazajya kugenda ngo azabwire mama we ngo ndagiye ntazanamenyesha ngo ndagiye azaka ibyangombwa avuga ati ngewe nabonye akazi agende agwiyongewe umuntu kumutangira biragoye. Ntabwo navuga ngo twenyine nk'urubyiruko nk'umuntu mukuru muri cya gihe yakwikontorora umenya abakuvugisha baguhamagara ibyo bagushakira bikurikirane ufata umwanzuro. Ntabwo navuga ko ibyo bintu byagabanuka bikajya hasi niba ari ubwo buryo bwo kuba umukobwa ashaka kujya mu kabari cyangwa hehe ibyo mbifata nkaho nyine nibwo buzima we yahisemo ntabwo mbyita human traffic kuko nta muntu nyine bumvikanye nta muntu wamufashe ngo amugurishe ku giciro runaka nk'uko umuntu yagenda akajya mu isoko agura umwenda. Urakoze cyane kumbwira gutyo ni urugero rufatika umubwiye yuko wumva ko biriho bigabanuka cyangwa se hari bafite uburenganzira kuba bamaze gukura bakajijuka bakamenya ubwenge ariko icyo ni kimwe ariko hari izindi ngero nyinshi kandi zifatika zigaragaza ko hanze ahangaha abantu bacuruza ndetse hari n'abacuruzwa batanabizi. We imba yarangije kwiga cyangwa se yakeneye akazi runaka akajya kwaka akazi cyangwa se akumva umuntu araje amubwira ati se wazaje nkakurangira akazi yagenda bakakamuha cyangwa bakakamwira cyangwa se bakaguha ufite amanota make kuri diplome ye
kandi ufite menshi bakakamwima buti gute ibigo byinshi barabibonye byinshi 80% ntiwasangamo abakobwa bafite uruhu nk'uru rwacu rw'igikara wajya mu kindi kigo runaka ugasanga harimo imirangi y'inzobe kuriyo nta ntwari nkanjye Diana urabona ko ndi igikara utasanga umukobwa nkanjye mbyara abakobwa b'ibikara ku buryo ashobora kubura akazi n'urugero bagashaka abandi b'inzobe kuko babanzi b'inzobe nibo bakurura abakiriya bakemera ngo nibo bakurura abakiriya bacu bakunda abakobwa b'inzobe abakiriya bacu ibintu nk'ibyo ugasanga mu kazi ke harimo abakobwa b'inzobe gusa ugasanga abakiriya bari bimutse ahandi baje kwa hahandi kuko ariho bacururizwa n'abakobwa b'inzobe ugasanga babakobwa b'inzobe mu gihe bahavuye n'abakiriya baragiye babakurikiye ahandi bimukiye ahandi hakugiriye ibyo bintu wavuga ko nta bucuruzi burimo wa mu boss yazaye babakobwa b'inzobe kugira ngo ubucuruzi bwe bugende neza yenda nawe umukobwa w'inzobe ntazi yo yamuzaniye yajya no kujya gukora hano akavuga ati ahubwo nzemera nkongeze kuko ba basore ba bandi ba boss bandi bakeneye abakobwa beza bo mu mirimo runaka bariho bakora baza bakahabasanga bakajya kwikemurira ibibazo bakaganira nabo bakabagira inshuti nimugoroba akazi karangira ukabona imodoka iteye hari iramupakira mujyanye atari se atari musaza we atari nyina wavuga gute ko ibintu byo uretse gato none se Diya mu by'ukuri wowe uremeza yuko umukobwa mubi cyangwa umugore mubi atapfa kubona akazi ntabwo apfa kukabona mu by'ukuri wowe uhagaze aho umukobwa mwiza w'ikizungerezi umugore w'ikizungerezi atambuka mbere kubera bwa buranga bakamuha akazi bageneye kuri bwa buranga aho nicyo ushaka kuvuga nicyo shaka kuvuga uzarebe no mu babyinnyi ari ababyinnyi ari amabare ari ikiyama usanga ari babakobwa b'injonjori b'intoranywa beza kuko aribo bakora umuti nyine iyo korari cyane igakundwa kuko abantu barangariye babakobwa beza cyane b'uburanga bigatuma natwe dushyira amafilime kuri YouTube iyo twakoresha abakobwa nubwo wenda twebwe 30% ntacyo tuba dukeneye kuri abo bakobwa tuba dushaka ko ibyacu nabyo byagenda neza ariko 50-60 baba bafite impamvu urabyumva njaga rero ntabwo Diana turi bubuze neza nyawo tutari bubuze neza kuko urabutse uvuze yuko gukoresha abakobwa beza nabyo biri mu gucuruza abana b'abakobwa waba ushatse gutunga urutoki na Miss Rwanda niko nabyo cyangwa se Miss Rwanda gusa aravuga kuri iyo area yo gutora aba Miss yo gushyiraho aba Miss impamvu mbivuga gutya vuga umukobwa mwiza kuba bamuha akazi ntabwo njyewe nakumva yuko papa si buri mukobwa mwiza wese ubonye akazi kubera ko ari mwiza nta kindi abagiye gukora uretse gucuruza umuriro ibyo gukoresha ubwo n'ubwo ngo savuze ko kugira ngo tubeho twese dukenera amafaranga twese kugira ngo dutere wese abakeneye gutera imbere akabona amafaranga kugira ngo tubone amafaranga twese dukoresha uburyo bwinshi butandukanye hari abakoresha imbaraga hari abakoresha ubwonko bwabo buri wese n'uvuga ngo buri rugingo rw'umubiri we nirwo rushobora kumufasha kugira gute kubona amafaranga rero aho ngaho ntabwo ngenda mfata yuko bwiza bw'aba bakobwa bose babukoresha kugira ngo barabukoresha nyine kugira ngo babone amafaranga agakoresha ya sura ye nziza kubona amafaranga nk'uko undi nawe yajya hari agakoresha ubwonko agatekereza akajya mu biro akajya kuri computer akavumbura akagira gute akoresheje ubwonko na ya sura ye nziza ngo ndayifata nkayidegeranya nk'umuntu uri gukoresha ubwonko wenda ahubwo bo njye nagaya aho baba batandukaniye indangagaciro ni uwo nguwo nyine ushobora kujya mu kazi nta kindi bagamije wenda uretse kwinezeza mu busambanyi ibyo nibo nabyita nko kubangamira indangagaciro ntabwo ariko bose babikora rero ntabwo ibyo ndabyita ntabwo ndafata kampani runaka yikoreshereza umukobwa mwiza ngo mvuge ngo bari kumucuruza gushya wa mukobwa ari gukoresha ubwiza bwe kugira ngo abone interest abone amafaranga none se Kate nkurikije ibyo Diana ari kuvuga yaragira ati umukobwa mwiza
abona akazi imbere y'umukobwa udafite uburanga. Umugore ufite uburanga atambuka mbere y'umugore udafite uburanga. Kandi iyo muhaye akazi bagendeye kuri bwa buranga bivuge ngo hari icyo baba bagiye kumubyazamo, umusaruro bagiye kumubyazamo, nubwo bamubeshyeye sare nkurikije Diary uko ari kuvuga. Ubundi niba baba bagiye kumuha sare ariko bamubyaza umusaruro ukazagiye gukora runaka, nanjye nkurikije Diary uko ari kuvuga ubwo byakwitwa iki? Bongeyeho ngaho ukuntu mbyita rero, aho nakubwiye ni buriya nimba ifite kampani runaka, ngo mbese reba muri filime ugiye gukastinga umwagiteri, avuga ati umwagiteri wanjye agomba kuba afite uburebure bungana gutya, ari inzobe cyangwa ari igikara, bitewe n'uburyo umwifuza. Bari umuntu ufite kampani ngiye mubara gutyo, ari kuvuga ati ngiye nkeneye umuntu wamamaza, afite kampani y'amavuta, nkeneye umuntu wamamaza amavuta, rero najya kuzana urwaye ibiheri. Hapi ndagenda afata umukobwa mwiza muhuze na ya mavuta kuko ngaragaza nkina agaciro ka ya mavuta uyisize amera gute, uruhu rwe rumeze gute, sibyo? Uwo muntu ndangiza mpuze na ya product yanjye, mpuze product yanjye n'umuntu ugiye kuyamamaza, nyine umukobwa mwiza. Kigera rero umukobwa mwiza nawe abonye akazi kuko isura ye nziza, baramuhereza amafaranga nawe akoresha ya sura yiwe, bose bazamuke. Ibyo rero mbyita partnership, nge ntabwo ibyo ngibyo mbyita human traffic. Human traffic mbyita ko wowe wafashe n'urugero n'ufite n'umwana w'umukobwa cyangwa se wenda n'undi muntu ku ruhande araje afasha umwana w'umukobwa, nta madolari 1000 jyana ukoze icyo ushaka. Hano akamujyana akavuga ati wowe nushaka uzajya woza imbwa ukorope ugire gute, nurangiza ninshaka nihagira umugabo uza kwishimisha wenda muguhereza. Ibyo ni human traffic kuko bagutanze wese nka product, none wawe ndi bagutanze nawe agira amafaranga yakira. Icyo nicyo nita human traffic. Naho uko gukoresha umukobwa mwiza cyangwa kuba ngiye mfite kampani nkahitamo umudamu mwiza w'igishongore cyangwa umukobwa mwiza, iyo ni partnership. Ni partnership muri business. Wari ufite business yo gukoresha ubwiza bwe kugira ngo abone interest, undi nawe afite business yo kwamamaza product ziwe n'ibiribwa. Ntabwo najya kwamamaza amata ngo nindangiza kiriho umwana urwaye bwaki, ntabwo bishoboka. Shaka umwana nyine mwiza ugaragara ko ayo mata yanyweye kugira ngo uyabona abone agaciro ka ya mata. Ya cyene uko byati yambabarira kuko ufite ibyo defanda. Twebwe Keti ubona tungana gutya, burya nubona umuntu yameze imvi ujye umenya ko amaze mu isi kirekire. Twebwe izo ntambara twarazirwanye kuva kera, twarabibonye, twabuzaho abo tubyereka. Nimbe n'ubu twifitiye yenda ubuyobozi bwiza bishobora kukumva ukaba watunga agatoki ukerekana hariya hariho baracuruzwa abana cyangwa gutya cyangwa se harababambukanye umupaka bakabakurikira. Kera hose uko byari bimeze rero mu bwisukuru. Noneho kubera ko Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo ubwenge bwa benshi buzagwira. Ubu ibyo uvuga ni ibikorwa ku mugaragaro. Noneho hari ugucuruzwa kutazwi kandi ugacuruzwa kandi ukungura ugucuruje, wareba nabo ugahomba cyangwa nawe ukunguka. Uti bimeze gute? Imba bose akereye uwo mukozi umeze gutyo cyangwa abakozi bameze gutyo, we ntiyishingiye ibyawe nurangiza akazi ke. Yishingiye ibyo umukorera akazi, ukamukorera akazi neza, abakiriye bakaza rewe baje kureba muri 2 3 4 5 6 7 8 9 bakaza rewe baranga ari mwebwe barangamiye. Boss wabameze atya avuga ati kuri target avuga ati abakiriya barinjira kubera ba bakozi banjye beza b'uburanga bari hari. Mu byukuri kuba mwiza si bibi, mu byukuri kuba mwiza ni ibintu Imana iba yaguhereyemo imigisha, yaguhaye bwiza rwose, ni bwiza pe. Natwe iyo tubyaye n'abana ukabona ubyo mwana utari mwiza cyane wumva nyine hari ikibazo, nubwo ugumukarera nyine ariko utese nk'uno mukobwa azarogorwa n'abahe. Ariko noneho imba mukora muri iyo kampani runaka, mwaje kuhakora boss wanyu hari icyo ashaka kandi mwe ntimukizi, resulta cya igisubizo wowe ugomba kwiha ni wowe ku giti cyawe. Ariko mwebwe yabanze kubatanga, mwaraje abakazi mu muca amafaranga arayabaha, mu munsi 1,200 arabibaha kuko ziko muzamwinjiriza byinshi.
abakiriya baraje murakoze akazi akavuga ati mujye muha abakiriya keya neza rwose umukiriya aze umwakire atahe yishimye yaje zagaruke gutyo bana njye mbona umushahara wanyu ku buryo butangoye sibyo keya mukayitanga mukamwakira neza mwiriwe mwaramutse iyo maze kumwakira imba ari muri bar cyangwa hoteli abateraho ijisho ateraho ijisho ko mwese uko mwaze kuri ka kazi siko mwebwe mwese mufite umutima mwiza wihana wumvise za nyigisho cyangwa za muguru z'ababyeyi mwasezeye mujya ku kazi kuri ka kazi hari ababyeyi babwiye bati mwana ugiye ku kazi nakuriye Minerivare uragiye ukora akazi neza ntazagire bagushuka none uzarangiza akazi ugitaha mama cyangwa papa nuko bimeze ejo ka kazi kahimbaye kameze neza wa wundi umukoreye service umuhaye keya kwemeye cyane ariko najya gutara avuga ati mwanyakiriye neza mwakoze ariko hari icyo ateganya imbere ariko mwamakana nimero kandi ubwo mutangaburiye mutanyakiriye rwose numva bitaryoha mwamakana nimero kandi nkajya narabasubiza mwadufashe neza yenda bari muri hotel mwaraye no kuvuga ngo ejo cyaje bundi azagaruka igihe kimwe azakubwira ariko se urangiza akazi ryari urumva ko wa mu boss we icyo ashaka no kumwinjiriza ni ya nyungu ni cya kintu ari hagukura wowe utazi iyo utari umukobwa wumvise imuhanano wa so na nyoko uzamuha ya adresse uzamubwira cyagiye urangiriza akazi ese urangije akazi niwaza tukazajyana hano tukanywa gasoda gutyo rwose nta kibazo aho ngaho urumva hatarimo ubucuruzi utazi kandi ejo ukazicuruza wa wundi azagutegera hano n'imodoka kwa mu adresse uza kwinjirana gutahane ugenda urariwe cyangwa muri hoteli uzabwira so na nyoko yuko uwaraye mu kazi ariko hari n'uzanga avuga ati oya yewe nkora akazi hano umushahara hano uranimagije narangiza akazi yitahire yoye gutanga ya manimero kuko turabafite abakobwa beza biha agaciro ariko muri babiri harimo umwe utakiha uzaba agiye kwicuruza kandi kwicuruza bivanye muri kakaza akora kandi shobuja atarigeza kubwira ko yaje kuzanya hano kugira ngo uzicuruze cyangwa gucuruze mu buryo bw'ubwe Nesediya buretse Nesediya byukuri we urashaka kumvikanisha yuko abagore b'uburanga babacuruza mu buryo butazwi mu ibanga rikomeye akari byo wita gucuruza abagore hari watanga ingero z'ahantu hamwe na hamwe wenda ibigo se cyangwa iki bikoresha abo bagore b'uburanga ko uvuga cyangwa se n'ubundi bakoresha abagore bose amasura yose atari uvuga ngo bagendeye ku buranga ibyo uvuga koko byaba ari byo umbabarire cyane ntabwo nigeze yenda ntesha agaciro abagore kuko n'abagabo cyangwa n'abasore nabo batitwara neza nabo tuzabavugaho tukabaganiraho ko ni ibintu tuba turebesha amaso yacu sibyo ariko muri abo bagore bose bakoraho hose cyangwa abakobwa beza ntabwo ariko bose bafite iyo mitima bahari abafite imitima akajya ku kazi agakora akazi neza karangira agataha iwe akaba ari umugore yenda ufite umugabo cyangwa ari umugore utaha iwabo cyangwa ari umwana w'umukobwa urangije kwiga agataha amahoro akagira umuhira amahoro akaba muzima kandi akora mu kazi shebuje yamuzanye atazi ko hari umutego yamuteze kugira ngo kundwa naba baje muri ako muri abo baje muri iyo kampani ye niyandarika natiyandarika ntacyo ariko niyandarika biramureba ntabwo ari bose ariko benshi bamara kurangiza akazi bamwe bagataha iwabo bagataha ku bagabo cyangwa se bagataha mu ngo zabo cyangwa aho bicumbikiye bakarara neza nta kibazo ariko kimwe cya kabiri cyangwa kimwe cya gatatu ibyo bintu barabikora rwose bamwe akaderesa akazi guha mukagenda bityo ugasanga hariho wa handi umubyeyi yatumye umwana kwiga nako gukora akazi ejo bundi atahanye inda kandi ataramwohereje gushaka umugabo ariko nge Diaro aho ngaho ntabwo nge numva ikosa rya nyiri kampani ngewe mfite kampani nkeneye umukozi mfite umukozi wanjye uko mwifuza ndamwangaje muha salary yo ku gihe nkamwishyura ngira ngo aho ngaho biravuze ngo ibyo mbifata nka partnership ngira nkeneye umukozi bitamo umukozi wujuje ibisabwa uri bungirire umumaro ndangije muhana salary
rero ibindi bikorwa byiwe urumva ni imico yiwe muri njye abantu numva nyiri company yaba arengana ntago aba yagucuruje kuko no hari icyo se n'ubundi company yose n'ubundi no gucuruza ubwenge bw'abantu ni wabashinga company ufite abakozi bakora mu biro abakontabure niyo haba ari muri banke ubu uri gucuruza ubwonko bwabo kuko n'ubwonko bwabo baguha bakabukoresha kaguha ibitekerezo nawe ukabahereza iki amafaranga no kubona hisemo rero umukozi ufite ubwiza ntagenda bifata gutyo ni partnership nari nyene umukobwa mwiza urakurura abakiriya ntibaronkoresha mu kwamamaza ntibaronkoresha muri hoteli umukobwa mwiza ufite ijwi ryiza uri attractive uri bukurura abakiriya yanabavugisha bakishima bakanezerwa niba ari umunyamakuru muri butugire kuri TV twese tukareba tukaba attentive yavuga amakuru tugakurikira bitewe n'uko asa uko yambaye n'uko avuga uwo nyine niwe ukenewe rero ndumva nyiri iyo company tumva nta hantu na hamwe ahuriye rwose no kukugurisha ahubwo ngo nge bavuye aho ngaho nyuma akajya gukora ayo mahano yandi undi amufata nk'uwicuruza niwe uba wijyanye niwe wicuruje ubwe ntabwo yacuruje cyane gutyo mbyumva pe Mese Kate ndumva rero ibyo Dieu aravuga nta nubwo nkurikije ntabwo muri guhabanya cyane kuko nawe ubwo uragira uti umuntu atanga akazi ariko akaguha saleri ariko ukavuga yuko mu by'ukuri umubosi yaguhaye akazi hari inyungu zindi aba ategereje kubona wamwinjirije ivyo ntabwo uri kubihakana ariko Dieu nawe akagira ati ahubwo nkurikije uko ari kuvuga ese ahubwo wowe wahawe akazi ushobora gutekereza yuko mu by'ukuri bakuvanamo inyungu ushobora kuba utabimenya n'uyu munsi wa none nkurikije Dieu ibyo ari kuvuga ntabwo abagore benshi bazi ko hari inyungu bavanamo ahubwo icyo bareba ni umushahara baba bagenewe nkurikije Dieu uko ari kubivuga ahubwo dusoza numva mwagira aho muhurira mukereka abantu koko ibyo bintu bihari ariko bo batabizi ko bacuruzwa wowe byumvute nkurikije Dieu ndumva ari mu murongo ariko dusoza nyine urumva Kate nubwo gusubiza uyu mugoye yenda namwunganira hariya hambere urumva ko duhabanya ko kuri bariya boss n'abakozi babo aha kabiri niho tudahuza ariko nkuko urangije ubivuga boss baba yamaze kubona amanyungu ye kuko abayoboke abakiriya baraza kubera za njonjori yajonjoye zikora muri ka kazi ke inyungu ya mbere yayibonye kuko baza bakurikiye babakobwa beza babagore beza cyane bakaza noneho indi nyungu afite nuko babakiriya be ntabwo bazajya imbaru kunywa ntabwo bazajya kunywera hamwe bazahora baza kubera za nshuti bamaze kuhagira bw'abakobwa beza bakira abakiriya neza ndetse imbari n'abakobwa 10 harimo 2 cyangwa 3 bamaze kubona inshuti muri babakiriya imba babonye inshuti muri babakiriya imba hari bibi bazahurira nabyo hanze boss ntabwo ibyo ngibyo boss ntabwo nta kibazo afite kuko nibikuba nurangara bakagutwara yenda bakaba bafite ibibazo runaka bazagutera kureba kuko mu munsi utarapfa cyangwa utarandura utagira babakiriya bazaba baza kwa boss wowe ugende n'uwunguka niba guha amadolari bayaguha ariko icyapfa ni babakiriya bahora baziwe kubera bwa buranga rero twahoze tuvuga bw'umwe cyangwa babiri muri babandi nibwo kwicuruza ndiho mubwira kandi aje kwicuruza atazi ko boss ari cyo yaragamije kugira ngo mwinjirize kandi n'ushaka kugenda wicuruza kandi ibyo biriho n'abatwumva barabizi ko biriho batubabarire cyane ntabwo twigeze yenda dusebye abana bacu b'abakobwa natwe turabyaye dufite abuzukuru tuba turiho tugira ngo turase ku kintu gutyo umuntu abasha kugiramo icyo atora
nimba hari wari uhamubwira ati madresse nimero zawe nta kindi ari hashaka ngo azaguhamagara tese wanciye hano ko cyangwa se ubangije akazi ngo dutane tuhere tuganira ko nagukunze nagushimye ture ugasanga naho bipfiriye rapoteye kandi utazi ko boss wari wagutanze cyukoze wenda nje aho ngaho mvuga ko wenda yaba gucuruje wenda ubwo niba waje ari salary hariho umuntu udashobora kubasha kwihagararaho akavuga ati wenda na boss ubwe ari we yamukenera bikamugora kumwima kubera ko ari gutinya kubura akazi kubura ya salary cyangwa se nari umukiriya runaka wahaje we yabimenya kavuga ati mbo umukiriya niba gukeneye mukaba ugashwana nawe urugero nko mu kabari hari umuseriveri hakazamo umuntu mu kabari akaba mwashwanye wa mukiriya ntagaruke ngira ngo boss yakwirukana da cyangwa boss yakwirukana kuko uri gutaho yakuzanye ngo abakiriya baze none uri gutuma bagenda yakerera babwira muzajya muba aho wenda ndi kuntekereje wenda aho ngaho bigenekereje wa mugani shaka kuba harimo akantu kugucuruzamo gashobora kuzamo hari wenda navuga ngo twese nk'urubyiruko muri rusange twaba amaso kubera ko nitwe ba mbere bo kwirinda ntabwo leta izaza ngo ijye mu bwonko bwacu cyangwa irirwe kugendaho nta CCTV kamera bazatwambika ngo bazajya badukontororeramo nta CCTV kamera ababyeyi bazatwambika ngo bajye batureberaho navuga ni umuntu wese abe ambasaderi wo kuba umusekirite we ubwite tumenye gufata imyanzuro nibyo uri mwiza waguhaye akazi ni byiza uri kwamamariza abantu uri kungura kampani ariko ibirenze ibyo by'ingaruka ku buzima bwawe byo gutesha agaciro indangagaciro z'umuco umuntu akabavishira ibyo bintu akabyitaho kubera ko nanone nawe ariko aho ngaho tugende kuri icyo cy'ubwiza kuri n'abahungu beza se ntabwo habaho nanjye nkiri umusore nari mwiza ntureba gutya ngo ndashaje keke urumva aho nacaga abakobwa baravugaga ati bose uriya musore ni mwiza pe kandi nari igikara ariko urabona ubu cyariyongereye kubera ko ngenda nsaza ariko twarangiza uvuze iki kuri kiriya kintu tubuze cy'abahanzi n'umuco bagenda ku kintu cy'abahanzi buriya nge iyo ndebyeho abahanzi ba kera n'ubundi ntabwo ari ukuvuga ko ibyo bintu batabiririmbaga ariko bari bazi uburyo bwo kuzimiza ibyo bintu bikumvwa n'abakuru bikumva babigenewe kandi izo ndirimbo zabo zarakundwaga kandi batafashe ubwambure bwabo ngo babishyire ku musozi numva ku kintu navugaho bose guhanga ni byiza tugasusuruka tukabyina tukizihirwa ariko ngira ngo hari ku bahanzi wenda habaye ikintu cyo kwita ku muco cyane hano nk'iyo urebye nk'indirimbo z'impinde bita ku muco wabo uburyo baba bambaye ntabwo ariko tutari muri za filime z'impinde ngo tubonemo bambaye ubusa ariko iyo bigeze ku gihangano cyabo usanga uburyo bambaye bufite uburyo aho buhurira n'umuco wabo numva rero no mu Rwanda naho niba nuko kuririmba n'ibyo bishego nibakoresha uburyo bakoreshe ubuhanga bakoreshe imvugo ya gihanzi izimije bya bintu byumvwe n'abakuru wa mwana yumva ntamenye icyavuzwe azavumbura icyavuzwe akuze nagira imyaka yo gukora cya kiri cyavuzwa kivumbure hanyuma ibintu byo gushyira ubwambure hanze ibyo bintu rwose ngira ngo ni imico y'abazungu yo kwambara udupikini n'uduce twose nge numva atari umuco w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyane ngewe ku bakobwa nakumva ko kena nibaza impamvu wenda ruri bubyumva avuga ati we nta n'amahirwe wagezeho kujya no muri clipe ngo wumve hitirimo bagutunge kamera wumve ubwiza bubirimo ariko ngiye nakibaza ni kucyubundi umuntu w'umusore ngiye tujyanye mu ndirimbo tujyanye muri clipe agize atyarambaye arikwije ngiye harimo aransaba kwambara ubusa turaje turi 4-5 twambaye ubusa turamuzengurutse kwa Diamond naye twese twambaye ubusa ariko we arambaye arikwije ngira ngo ari ahantu twese turi nimba ikintu nakwita uburinganire nimba umuntu w'igitsina gabo yakiyubaha ngira ngo ahubwo igitsina gabo wakiyubashye kurushaho nawe yakambara kwikwiza
ntago kwikwiza ari uko adafite ibyakatiragisha abantu kuko habaho no gutora ba mister bakareba abasore bafite amatuza bafite umubiri mwiza igihagararo cyiza nk'icyo gihe bagiye guselectinga mu bamamaza mu makampani nayo hose physical appearance barayireba ngira ngo natwe abakobwa twakwiye gutekereza kuri icyo kintu ukavuga uti kuki mugenzi wanjye wari gushaka kwiyubaha agashaka yuko niyambura icyubahiro ngira ngo uri umukobwa umuntu afite indirimbo yakakubwira ati njye muri clip yanjye ntabwo mbyemera utambaye bikini cyangwa utambaye isitiye n'ikazo gusa ahubwo urutuwe ntabwo njyamo ngira ngo abakobwa 45 bahakanye ngira ngo ntabwo uwo muhanzi n'ubundi yashakisha uburyo ahindura iyo clip ikindi nanone ngira ngo n'ubundi uburanga n'ubundi buriya ngira ngo ahubwo umuntu abaye ari mwiza nko mu maso akambara akikwiza ngira ngo nibwo yaba attracted cyane kuko uri kumureba yajya avuga ati hariya karaho mbona ubwo aho ntabona imeze biti suko ariko rero Kate yenda tugana no ku busozo nabonye twebwe abakinnyi b'amafilime turacyafite umuco dukina umuco nyarwanda tukawerura uko wahozeho kera cyangwa n'ubu ngubu kuri ariko hari ikintu gisigaye kimbabaza muri iyi minsi cyane ku bahanzi b'indirimbo no muri iki gihugu cyacu hari abahanzi cyane cyane ba hip hop kuki aba hip hop bariho batukana bariho basebanya bariho baratukana no bitutsi ku mugaragaro bya bindi by'abashumba bya bindi umuntu yakumva kandi uziko mu gihugu cyacu zito tugendera ku ndangagaciro k'umunyarwanda ariko witonze ukajya nko ku bari abana bacuruza umuziki ku mamashini ku studio ukabashyira nka flash yawe ifite nka giga 16 cyangwa 30 na zingahe ahubwo tumushyireho imiziki ya hip hop gusa ndashaka kujya kuyumva harimo guteshanya agaciro harimo gutukana harimo kwambarana ubusa ariho gutukana ku babyeyi ku mugaragaro ibi bintu byatureze aho tugana ariko kuri ako muri ubwo buhanzi bwacu turiho dukangisha ngo inyarwanda.com byamamare tukana kuri ako kantu niho nagarutse ndavuga nti umuhanzi nagaruka erega nakira nagaruka batatonganaga urase mama munyana nibiki nta nyuro zirimo hariya ariko ni inkuru nkuko aberuka buri hasi inyuro ntabwo ari inkuru ariko zisebeje oya impamvu kimwe no kwatukana ku babyeyi bawe impamvu zidasebeje nuko bari bazi bafite ubuhanga bwo kuzimiza nicyo nagarutse navuga nti abahanzi kora ku buryo kuko n'ubundi ibyo n'ubundi biri mu muco ntabwo tugomba kubibifura kuko n'ubundi baba bavukoresheje imvugo za gihanzi baterana ubuse kera bateranaga ubuse ariko kugira ngo kuko niba bwa butumwa turi gutanga turi kwigisha abanyarwanda hakabayeho kuzimiza nje nawe duterana ubuse nibyo ntabwo dushaka kubibifura dutongane ariko dutongane mu buhanga tujimije ku buryo nta muntu uri bwangirikire mu byo twavuze nta mwana uri bwandurure wa muco mubi dukoreshe ubuhanga uzimize tube turi gutongana ariko nzimize hatazana nubwo ngo hakabaye wanga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo iyo ndirimbo yumvwe n'isi yose ahako Diaro ndi kubwira byumva Diaro nawe yongera nsubiza abwira isi yose ariko ngiyewe Kate numve kubera ko ari ngiyewe nyir'ubutumwa hazima ako kantu ko kuzimiza niko kantu kabura umuntu ari kumva ko afite amafaranga ashoboye kujya muri studio ibyo yaryamye yarose yatekereje agahita akubitaho ntazi kureba icyo kintu cy'ubuhanga ndetse murangiye numva hakwiye kujyaho nka company nk'uko dufite ikigo cy'ubuziranenge umuntu agashinga company akavuga ati wowe product yawe uzajya ku isoko twayisuzumye tubonye ko yujuje ubuziranenge nihazaho company y'umuco njyembe ndi umuhanzi niba ngiye guhimba umuvugo ya company yicari busesengure aba bantu koko iki gihangano tugishyire ku isoko nta kintu kiri bwangize mfite amafaranga nahimbye indirimbo nagiye muri studio mfite ijwi ryiza iyo ndirimbo mbere yo kugira ngo isohoke nibanze ice muri ya company bayumve bayisesengure bavuge bati kuko ino ndirimbo ikwiye kujya isohoke ijye ku isoko ino ndirimbo rwose nitanga ubutumwa n'ibyo hanyuma icyo kintu nikibaho
ibyo byose bizakemuka na bya bindi twibazaga byo kwambara ubusa bizakemuka kubera ko ya kampani izajya igenda igira gutya idukemurira ibyo bibazo. Ushobora kuva hano abahanzi bagutera amabuye kuko icyo kintu uri gusaba abahanzi ntabwo mwavugaho rumwe, ushaka gusohoka aha turi abahanzi bagatangira bagutera amabuye. Ibyo bintu wumva bibangamiye abahanzi. Undi burare n'ubusanzwe kuri kuraryaha kandi akariho karavugwa. Nanjye uwaca hariya urabona ngo ntaho kujonjora ngo akubure mu rumafu nayo yande bakabona icyo arantunga w'urutoki. Ariko nanone ntabwo nakirengagiza ukuri nge ukuri mbona niba ari ukuri turi kubona tukaba turi kuvuga ngo ibi bintu reka nabo bafitiye agaciro. Nese kuba uri umuhanzi hafi ya kimwe cya kabiri cy'isi cyo kuvuga nabi ibyo byo byunguye iki byaba byiza buriya n'ubundi umuhanzi w'umuhanga wemera gukosora gugirwa inama. Keti na Diaro dusoza rero ko ndabona n'iminota dufite irarangiye. Dusoza nkurikije ibyo muganiye ibyo koko ikintu nshaka kuba mvanyemo koko igitsina gore gicuruzwa ariko mu buryo bujimije, mu buryo bukomeye, mu buryo uramutse utareba kure ntabwo wapfa kubimenya. Ikindi nshaka kuba mvanyemo koko kinanteye n'impungenge ni uburyo Muzehe Diaro avuga ati kuki igitsina gore abahanzi bagishyira kuri kamera kikambara ubusa kandi mu by'ukuri umusore wagusize kuri kamera we yambaye yikwishe, nabo bari kumwe bambaye bariho babyinana hari bakobwa rero bashiki bacu bakobwa bacu rwose icyo kintu mu gitekerezeho ntabwo bikwiriye, ntabwo byari bikwiriye. Niba ugiye kwambara ubusa mu ndirimbo y'umuhanzi banza utekereze ese we ko atambaye ubusa, wowe tambaye ubusa iyo foto y'iki ejo n'umusaza umwana wawe umukwe iyo foto izagukurikira abariho babyina hariya kuki bo batambaye ubusa bakambika ubusa wa mukobwa abakobwa bakaba ariho bambara ubusa babahungu bariho babyinana kuri iyo ndirimbo bakaba batambaye ubusa. Aho hantu rero babyibazeho babitekerezeho bafata umwanzuro ukwiye gutekereza n'ukwabo ariko mu by'ukuri mubashije kwerekana yuko ibyo bintu bihari kandi bitari bikwiriye bigomba guhagarara. Dusoza rero ndumva rwose bamwitabiriye iki kiganiro mugatanga umusanzu ni ibintu byiza cyane. Uyu ni umusanzu tuba turi guha abazadukomokaho, ni umusanzu tuba turi guha urubyiruko, ni umusanzu tuba turi guha bashiki bacu, ni umusanzu tuba turi guha inshuti zacu. Bose ndabashimiye muri make muri abantu b'abagabo murakoze cyane. Murakoze.